none se nzova uravuye hangaha avuga ko wamutwariye umugore aya nuwargibwe yarya inzungu avuga ko kandi ubateranya aya ntagende nta mugore natwaye abundi umuntu kujya gutera testeri ubateranya ute nyine mbateranya se gute bari abagore n'abagabo simbana nabo sinonyera bo muri quartier icya kabiri sinzi aho banywera sinzi aho barira icya gatatu njyewe ndi umuntu ufite icyo bita IQ imeze ite iri hejuru cyane mfite standard y'urwego ruremereye ndi kugenda nibaka none se ubwo urambwira ngo ndajya kubyuriya mugabo koko umugore wiwe bashwambaguzanya papa none rero G-Tough urabona ko muri minsi G-Tough urimo murapfiki urumva turimo neza kikaza kigahoga kikavuza induru nk'icyanira cyande twagiye yes tuzashatse mudukunda kandi mudukurikirana kuri Peto TV show tugaruka cyabari cyanyu mukunda wahoze ari Prophete no yarakaza kubivuma akaza ko umupfubuzi bikanga kuba umupfubuzi akajya mu ndirimbo bikanga ubu ngo akaba ari umuririmbyi bikanga ubu ngubu ni umuntu ugeze ahantu hashimishije n'ubwo adashobotse YouTube cyane bayita Peto TV show yego tubwiye abantu bose mukunda Peto TV show n'abakunzi bacu batora ku nyamakuru bigiye bitandukanye ngo ni muze hano kuri Peto TV show mukore subscribe share and comment kandi kabisa buri nyakunda kubwira ngo umuntu akwimye subscribe ntagashaka kugwa amafaranga akwimye umuntu ukwimye subscribe atari bugirije ntago wababwira ngo amafaranga yagwa ngezo ko maje kubona ukarije umuntu akwimye subscribe ariko kureba ibiganiro byawe Nesibyo bivuze winjiriza wowe winjiriza ko yakurebye subscribe nta kintu maze ureba dakanze se buranaze umuntu kubeshya rero ikintu cyabura gifite ikibazo ko shibindi umukobwa mwiza wambaye akamino kumvura haza utamwambaye gusa burundu none mama kuvuga ngo ikintu cyabura kiba kirekera kushibindi nicyo bita watch time yes none se nkawe nkabura wowe wabaye monetize urahembwa uracyakeneye watch time cyane kandi netumye ituma mpembwa nyene ngwiki ntago rubizi se narizi ko watch time yo wayibonye nyari yituma ubone birangiye reka niyo umuntu ahora akeneye buri munsi hanyuma kugira ngo ikiganiro kigira watch time cyo kigomba kugira iminota ingahe no kuvuga ngo niyo cyagira ibihumbi 10 cyangwa 20 burana yegise nati cyabire bishaka kurusha ibindi ni watch time niyo dukora isaha niyo ushaka niyo wakora iminota 10 watch time niyo yambere ibireba watch time nyine bayitangira ku minuza zingahe ku minota ingahe wenda urugero no kuvuga ngo fatira ku ruhe rugero urabona iyo wagikoze ikiganiro kikagira amadolari 10 yego cyagize watch time iri hejuru no kuvuga ngo rero jewe uzajya subscribe ariko ikiganiro kirebo kirangiza ntacyo bitwaye kuri Peto TV show rero ntabwo dukeneye subscribe ubu dukeneye cyo bita watch time asha uramugenga yambaye ngo G-Tough aramba uramugenga uratambaye neza oya mureka bimuvugaho simukunda uyu nguyu urimo kuvuga umutipe wacu uyu yambaye neza cyane cameraman oya cameraman urabona ko ari umujene yambaye neza kabisa ariko arimo aramwa ngo n'umwana umuvuna mu kandi bari igisaza yarashaje ariko asa narutijoweri oya ntago basa tujoro uko areshya ni muremure cyane ari kubanyira ukuntu bajya gusa mu maso ntago mbisi aje none zira derede uzikasuka G-Tough yamara Kigali yose reka imbere y'Imana nyizi derede mu cameraman afite uzikasa ukabakubitira inkweto G-Tough ukabakubitira umupira ira Varese ukabakubita kira gipantaro yazavuga toro n'ingiye uriho nta wundi muntu uriho n'umwe wigeze uba reka da barababwiye mwanga kumva aho bumviye rero bimeze bite aho mwumviye mugomba kudukunda mukatureba mukatwizereramo mukuvye tubabwira kandi mukabikunda mukayandi kuri TikTok ufite mufana abantu bakwemera reka abantu bari kumbwira ngo irandirimba ngo nyamabondo yashemo akajya karaga irabondo umuzanya mukura nindi kuwa mugari kugitaza ngo nteze imbere twongeye dukora indi ndirimbo ndaguteza imbere nteze imbere kabisa twongeye dukora ikindi niyo twakora igitaramo muri kira cyumweru ewana kabisa kuko yari kwere ikintu je nkwangera ubigiramo sagara gutese ntagure no kuvuga ngo wowe ntago uramenya bwawe kuri brand birabye muri studio ni nk'ibiganiro kandi no kuvuga ngo niba wowe ntago uzi igihe cyanyacyo cyo kuvugira ikintu gikenewe bizanshimisha Nyashimana muze mufungure bana urabyumva bizanshimisha ndi kubona nanjye mfite inzovu ndi kumukoresha ariko jamanagurira imodoka mu gitondo kare cyangwa se ya niyo ntego ya mbere ariko iramanagura nkakura mugabo ari kwihanagura ariko sha yakaya bari umuzamu mwiza ahanagura ibirahure
cyangwa Jita avuga ati nageze hita ariko nagwe mu maguru y'abagore babarira umfashe rwose Noheli ati nageze hita ariko nagwe mu maguru y'abagore ati babarira guhanagurira imodoka ati cyangwa ogereza amasahani. Hanyuma rero hari umugore ejo munini waje mu ndirimbo yanjye munini ubyibushya yiyita ngo ni shangazi wimuvugamo atera umwako uwo mugore sha narinze ko indirimbo itari burebwa ariko kubw'amahirwe n'amasengesho no gusenga indirimbo irarebwa ariko ze jambo yaze kuvuga ngo Nyamabondo yasetse ngo mishu naravuga ati mishu rero ko yarasabye imbabazi nuko yabonye ko yahemukiye mugenzi we akumva ko agomba kugira ute guca bugufi agasaba imbabazi. Ndavuga ni noneho wowe rero ikintu gihari nawe uzagere wegere Nyamabondo umusaba imbabazi ngo nazo namusaba Nyamabondo namusaba imbabazi namusaba kuki utazi musaba kandi waramuhemukiye ngo nawe azadapfuka amazinsabe ngo dupfa umuntu witwa Nana ngo Nana zaje ejo bundi mukwa niba ari mukwa karindwi rero ngo Nana se baraziranye ngo azaza kunsura Nana baraziranye ngo azaneza imbere mu biki ngo amaze iminsi nama amafaranga Nana ni ubateranya se Nana ninde suburi boss wanje ni boss wawe ukaba wifite n'umwana witwa Nana none se kankubaza muri se kumuhamagara wowe kugeza kuma urigeza kwitaba Nana kereka kera none ze biragira se yakitaba ati njye impamvu nta muhamagara nimwe ubu ngubu njyewe ndi gukora ibintu bizatuma ahubwo abantu banyenera bakabona ko ndi umumaro bakamamagara bara rero kugira ngo bakore ibintu bizatuma babahamagara bakora ibintu byihuse byo gutuma bituma abantu babagaya niba bahamagare ahubwo Mana hari ibintu namaze kubona uzi kugira ngo utere umuto uzova kwateye imbere n'ubu mudesipro gwamaga bati Noheli mwiriwe cyangwa mwaramutse yego atwere kano kana shaka ko wagaca no kanje ukakandagirira barabembwa ariko byarananiye nge hari babiri babimbwiye oya ariko impamvu babimbwiye ntago baguhemba se barabimye nyine bambwiye ati twaguhemba ariko njewe ndavuga reka mbanze nanjye nzamura ibyanjye buriya n'ibintu byo gutagakora bona utarazamukura umuhanzi ubu uri foolish mukurire mwana umva kamerama mukurire nuzo hari amukururire yahageze nta kimwihorere ubuze bari mushoferi nyabaki oya hari kure hari kure arabeze ariko yitwara n'abafite ubwoba oya bwaba bwahe uramurusha imodoka burarega jewe noze kare muntu ufite perime ariko njya urayitora sindakora n'umunsi umwe twaye imodoka kandi ufite perime sindakora umunsi umwe n'imbere ni sinzarana bayigi ariko nibwo perime so umugeri jewe ntabwo ndabyize ya kigahoga n'igihori kikavuza iduru kikasama ariko icyo nshaka kubwira abanyarwanda none se nzova uravuye hangaha avuga ko wamutwariye umugore aya nuwarye yarya inzungu avuga ko kandi ubateranya aya ntagende nta mugore natwaye abundi umuntu wo kujya gutera testeri ubateranya utenyene mbateranya se gute barabagore n'abagabo simbana nabo sinonyera bo muri quartier icya kabiri sinzi aho banywera sinzi aho barira icya gatatu njewe ndi umuntu ufite icyo bita IQ imeze iti iri hejuru cyane fite standard y'urwego ruremereye ndi kugenda nibaka none se ubwo urambwira ngo ndajya kubyuriya mugabo koko umugore wiwe bashikambaguzanya none rero Jitafu urabona ko muri minsi Jitafu urimo murapfiki nta kintu uri gupfa nabo ahubwo Jitafu yigira umunyabwenge gute ngira umuntu urenze uribuka cyaje ava muri Genesis komeda azavuga ngo urwego ngo yubatse yego urabyivuga ngo urwego ngo nubatse ngo muraruzi umashaka urusenya ngo kanyita ingurube unyangisha abantu ndabwanirega uhumura uzabiyangisha uranibuza kuri kamera ugatereta abana b'abakobwa batanu ugenda ubabesha ubabwira ati ariko afite igikundiro ntago ameze nkawe nta gikundiro wowe uri umupfubuzi wowe ugira amahirwe babona bapfubura cyangwa babona bapfubura we kutarababona ubuse wa mugore nawe ejo bundi wakwandikiye hano ejo twumvaga zira voice niba ugiye kumupfubura wowe so bari kumupfubura ubyibushye ko waritse uburaya kushaje kukuze kuri munini ukabarikira kayusi urabona uyu mugabo bita ngo ni Barindi uwo mugabo rero abahanzi yongera aramamagara yongera ananyandikira ninyatse mu buzima bwe bwose niwe muntu nanjye wampamagara ambwira ngo Noheli mukoreraho nzabasure Noheli ndashaka kuzakugurira akantu muranezeza ndabakunda namubwiye nje akantu ke nakareka wanshira 500 kugira ngo musuzume ndebe ngo yango nzakubwira bigeze mitamo bwani nundi munsi ngo icyo bita last warning ya nyuma ntuzongere kumpamagarira telefone no cyo cyambere rero njewe ubu ngubu simbizi neza ariko ubu uyu munsi agenda neza kubona nka 20,000 z'amanyarwanda uyu munsi
uziturumbuye he no kuvanga ari umudiyasipora ufite ikibanza mu Kiyovu yagize umwenje nyine yizo bahagarara ibikorwa byo kubaka nese ugeze wiga ubwenje reka ntabyo nzi shawo nawe rero wajya gusiza ikibazo afite arafata umuntu utaragiye kwiga mu Bushinwa ubwenjeniyeri oya nta nibwo ibintu by'ubufundi mbizi agafata umuntu arafashe umwiko utazi nuko basina ngumuhaye cyo kuri nguyu wamuha kwamamaza iyo chance yakajya yicunga yikontora batareba ko arabajura barimo kuko ushaka kurinda ibyo urindisha umujura nk'umuntu nk'uyu wibyeho wamurindisha akajya acunga bagenzi be kubatiba aho kuvuga ngo umugize umwenjeniyeri ubundi kapita nane ibaze rwego yakusize mu ruraremereye yandemereje none n'uvuga ngo umugabo yaramamagaye arambwira ngo nkunda ibikorwa byawe ngiraje arebeye ku nzu yanjye unane ndashaka gukora ku nzu yawe ibintu bikagenda neza n'iki mbigira inuza ariko ariko nawe ko ufite umwenjenira ko nawe ujyayo nka boss ukontora ubaga ngo utakoze ibi nanjye papa ahubwo nakubwire umucungira abakozi sibyo rate umucungira abakozi najya ngo kuba umwenjeniyeri ni wamenya ngo babigoretse ni reba jabo ni nabya byakure ko bivuga ngo hagaga ariko kumahasize ugenda udondagura ngo hagaga irangi ko kimutasize ujye mutasize uri umwenjeniyeri wahita ubibona ukamenya impamvu cyangwa se impamvu baharetse ubundi enjeniyeri ni umuntu uba warize mana afite amashuri ya danje urumva yabari umuntu nanjye nabyemere iyo uvuga enjeniyeri numva nemera ko ari umuntu warize wize noneho rero nayo uzi ko buri abantu babesikora ari abahanga baza bakagurisha uriya musozi wambura buturo bavuga ko ari uwabo karabare bakawugura nsinga umutipe ngo wari umujura watanze ubanya kuri YouTube ngo agiraga imfunguzo 50 ngakagenda akodesha amazu uwo ngo yari intuzo we yari umukanguzi ubwo ntakaba ari ubujura no yarimo abantu bapanga plani agafata kamiliyoni 50 aziba miliyari abantu bagapanga plani bagakodesha amamodoka meza bagakodesha imyenda myiza bagashaka abakecuru bakuzemo wa mama wawe umwe wigeze kumba tugakora barumenya amaso ko narayimubonye hari hafi yo kunuza ate muri bira bice haradukorera reka izina ry'Imana namubonye ariko sinamuvugisha yarampabije kabisa mu buzima twari inshuti ariko yarampabije uri umuntu ni mugari niyo yagukandagiza ahantu ugira icyuba ariko ubutaha yakugeza kuri yakugeza harenzeho wakikura ubushobozi bwawe none bino bintu bya YouTube rero twese ko n'abantu batabizi ntago bimara iminsi 3 biba birangiye cyane no nka gasuku netwa Scovia ubwo hari umuntu ukimenya ko hari umuntu ukibimenya reka ubu uruvangagezwa umwe bita ntuza ubibuga wahungiye Buganda rero bita Bosco Impaya Kigarasha wabyumvije na Gasuko bameranye nabi Gasuko ari butotore Bosco ariko Bosco nawe Bosco agira amagambo Bosco nawe ni mubi kubera ko Bosco yazanye na papa we man Bosco arabacukumbura kabazana ko Bosco niwe muntu w'umudayimoni wa mbere mubi cyane muri social media abantu batinya Bosco ni igini ni dayimoni niwe muntu nivuga kuri Asiya cyagiye wacukumbuye ibyo muri mama wanje azana amazina azana ibiki ajya muri family Bosco ni dayimoni rimwe rya mbere riremereye urumva Bosco niwe muntu wa mbere w'idayimoni ubaho abantu ukora ibintu bibi cyane ariko Gasuku icyazi no gutukana akerura nyine Gasuku nawe na Sebiradiyo wawe rero ameranye nabi na ntuza n'umugore bita ngo niba bamwita ngo iki barenda kwicana inde sikani Sebiradiyo Pastor Claude ne Sebiradiyo niyo mazina niko bavuze bamwita mu mihanda ni Karadiyo ni Sebiradiyo Pastor Claude yabaye Sebiradiyo ryarira bimaze iminsi Claude narakubwiye hanyuma se ameranye nabi nande muri imihanda nyine amerewe nabi ameze nabi barimo baramutuka barimo baragira bitewe n'imyitwarire ye n'ukuntu ateye nyine aya Claude nawe ameze nka Gasuku agomba kubataka nawe niyabahereza none se Noheli rero urabona Jackie nawe ibintu bye we umva wowe subizaho ngaho ujya kuzana n'ibinyuma hariya subiza igikapu cyanjye kanyoko akoze ntago bawumva tuvugisha ukuri uri ikimuga hano inyuma ntago ari intebe urafata igikapu cyanjye ukakirambika hasi shaba batipera ntago babaze uzige twirenge kugira ngo amazina akomere ndebera sha kandi arashaka kumenyekana buriya yego se nese warakomeretse mwana oya ngo nikata ni ntuzi umva sha boyfriend
boyfriend mabyazo uramwita boyfriend musa shaje yapfushije papa we reka reka turanaturanye boyfriend handi nuye serious zibe y'Imana neze ko boyfriend atari gikondo reka reka nawe muri hamwe hepfo wanyu muri hamwe yarimutse kabisa ariko bamo hepfo hafi hari uburebaga Musanze waboni burera yego nyine ni iki wacu buriye yego se mugaza gusuhuza vano tsuze wanjegerawe none kuvuga ngo bura musa shaje yapfushije papa we ariko papa nawe asigiye imitungo yose yiburera yesa boyfriend wazagurishije imitungo ukaza ukagura i Kigali ntago Kigali imitungo yabase kubigura nka 700 Kigali urapfa kugura se mana ayo mafaranga ariko uzi ko ufite miliyoni 50 i Kigali utabona ahantu ugura mu Bugesera mwe waragiraga Nzovu mu Bugesera ho oya miliyoni mu Bugesera wagira ukagura hari miliyoni 2 n'igice harenye n'igice hari miliyoni 35 hejuru kuri kanari Olympic kibanza hasha ndabona wafuno kuje ibintu bishyashya bira ni imikoro ni biki byose naguze bishyashya kuko nanza kaneguro ka rubanda na laptop la machine irihe ira nagariyo nayo ndebe ubwo ne bantwerereye ndabona babikuje ibintu bishyashya kabisa Imana yakugire neza hoya ariko ntago twicaye kuki kuri Peto TV show nyiri channel rero nakagabo kagufi yakabe Butare ubwo areke nka Sirasi Ngenza hayo niba gacuruza ubuki cyangwa ubwo akaba areke nka Nzovu acuruza ubuki acuruza imyenda yagize Imana apfusha mukuru we urumva ngo imitungo narimo kwiyongera acuruza ubuki agacuruza imyenda agacuruza ibintu bya Kinyarwanda ariko akorera Butare ndaje kujya kumusura tuzajyane nzakura y'umwenda umwe hanyuma muri n'ubuki Butare bose kure Butare ntago ari kure iti kigeri kuvuga nka 5 hari cyangwa 4,800 tanijana ato ni hafi ariko ushaka kujya ngo wemere ngiye natangiye ku Gicyangugu nako kujya hariya iti cyari 1,400 iwacu uriho ku rubundi iwanyu niho kuri byabaye 11,000 Gicyangugu ni kure kabisa ejo rero bazaza kumpema ba mabukwe baturutse Nyamasheke bazaza n'itimu bazaza na kwasteri bazaza n'isambaza bazaza n'ubugari bazaza n'ibishyimbo bazaza n'ibiki nta kintu ntaguha kubera iki nta kintu ntaguha ukuri umuntu wanjye kabisa uya nk'umuramani kwa cameraman nawe uri hana namwamye ko pita man sinzi imiterere yawe rwose arajagaraye kabisa abareba ngo ibintu ni biyari byazima ibintu turabifite hano bimeze neza cyane rero niyanyagira mamaga ngo ni Jitaf ubu busageza uri murumva rata nta kintu nakwima wowe oya nzaza nifatira indagisa ariko sha wowe tuziranye wacyana we arareba nka mbegura ubwo nka mbegura ubwo none se urabivuga iki rero ngewe mwana ugeze Nende mana gukora akadushe sha cyokoza aha ni dushe wa mugabo yego ko ubu nta gahunda agira rero urambwira ngo niba rebye wamamagari njyewe wenda natejwe n'imvura imeze n'abantu bindi we na imvura yahise icya kabiri ariko ngo tejo wayitiye nanone ra oya ntago ari ingi noze kutayigarukanye ubu ne kwizana muri imvura zira ngo toni insirimu niyo kugendana mu kane imbwire iti nciye nyine nta ribe niyo nagiriwe kugendana bazambara kwa gatandatu muri cyumweru byabara kwa gatandatu ku cyumweru nako muri weekend narengiye ahantu mbona imyenda cyaza ko sobonye ko giye sara umuntu yoreza imyenda ukora mu nkunda mawo bya bipaniro byabo ngewe uriya arabinyoreza nkazaza mwicira nayabonye namuha 5 namuha 2 ntacyo babimbwiye mubwira rero naje ajya nyihera note tuzi ko wakwishyura mwana ndashaka kujya ngura ibipaniro nka biriya nabira mfite umutepe utaje bicuza mu gibita ntuza bamwita ndera bamwita Kariopi wakize Kariopi kandi Kariopi nguje nawe yajya guha kabisa nibyo nabyo abastari n'ibiki yashizemo ite ndafungura wifi n'ibikora wowe ubwo yaragiyemo gurindi none se uyu muntu wayingurisha ko yambwiye ngo ngama y'ukwezi oya turani y'ukwezi yamaye ko cyangwa ishiramo bitero kure ikoresheje ekase umushu wacu akabara hageze akabagiye gufungura my love ituzanira katonike gakonje utuzana incomekere sha kwaza yaranye n'ikigabo none uko byibura intuza yashizemo zose yaramutse neza urabona kasa neza mu maso rwose none yego sha nuko wagize gute
bazararanye na boyfriend yaranye na boyfriend kandi boyfriend avuye hano haruguru boyfriend ngo nyoroza katonike gakonje uri murumva nohe yego no kuvuga ngo rero mu mutima no mu mutwe buri ibintu bimeze neza ibintu bimeze neza cyane sibyo cyane rwose noneho kandi ikindi nawe ngira ngo nkubaze yego urabona muri social media barakurega ibintu byinshi ikintu cya mbere urimo gushinja Esther ko afite ibirwara arwaye ariko bitazwi oya amaze iminsi arwaye niba ngo yabinsobanuye ngo ni malaria uvuga ngo malaria yamupfubiyemo imbere niko yambwiye iyo mu malaria gupfubuyemo imbere cyangwa inyuma urataboka wakiswa none se ubona ameze ati yaratobotse se siko ntabwo utajya ureba iminwa ya Esther zimirwa kumureba Esther Mana amaze iminsi afite indwara nyinshi cyane niko yambwiye ati malaria kubera kugenda mu majoro ati mbyina mu tubari ngasusumira wa byambeho dore nejo n'umwana mwaramuhuhuye mu muzana muri kamera mumuzana mujyana mu gisimenta arasunda ahuhukira rimwe kuri amavuna amataze guceza sereze kuntu umukobwa kubita kabona gutya sizi kuraka kubita gutya kaba irakubita kana none nzovu yateze amatwe ukabona nzova kumira ibintu ameza aryaze birimo biragongeramo nzovu katabatayi we uriya mugabo rero uradukorera midnight no kuvuga ngo no umuntu mwiza mwiza cyane ariko nawe yumva amabwire of course ko niko kuri kandi jewe iyo umuntu yumva amabwire simukunda uko niko yenda gutsimbara yewe nkagutsimbara no nkabati bura Noheli tinubwo ari biwawanya ati ariko ni muzima ngo yatongera guhamagara wa mugabo urabyumva kandi ndabati none ararenga nagaroza nyira wa mugabo kuko ura mugabo avuga ko muziranye ati je sinziranye nawe oya urumva njewe shoba me katonique akira bebe akira kameramo muhereze mumpera mcumekere ngira umuriro mukandare nikore urumva ikintu gihari njewe irakonje right kanzanira gakonje urumva ikintu cyabayeho nanjye makaye naji gakonje urumva ikintu cyabayeho uriya mugabo bundi njewe namuhuje n'ura mu boss yego maze kubahuza aramusaba mu ka platform aramwemerera ngo aze yego amwemereye undi ahageze amutanga gushyiraho yego ikosa ryabayeho urabona afite yo kumubwira ati ushyiraho uko maze kugira ute gushyiraho none se mu byo hoya we no kuvuga ngo uriya mutipe wakunda gutanguranwa ariko urabona ko atagikora yarazimye twaranashwanye ngewe none se mupfuye icyaga kanya twarashwanye kera cyane kuko ngewe rasinkunda umuntu w'indyarya we ni indyarya ashaka kujya umunyabwenge sinkunda umuntu ubore niba Noheli wagize ibihumbi 10 ngo wowe ngukarakazwa nuko agize ibihumbi 10 rero yumvaga ako gace ndi gutangira katazazamuka wapi kanjewe abo abandi bagashimishirwa no kubona ko umuntu wagiriye wafashije yego nkubira ndirimbo washimishirwa nuko yagize ibyo bihumbi 31 impamvu ni iyi uri gushimishwa nuko nteye imbere